rero reka nkomeze musomere muri Zaburi Yezebeli we nta kidayimoni uri kubona icyo kidayimoni reba hariya hehe wewe banza making sure yuko wakanze subscribe reba ko kantu kameze nk'akamba ukuntu ukoreye iyo video sharing bagenzi bawe like ntuyibagirwe ako kantu k'agapfunsi kameze gutya banza ukande like agakomenti kawe kavuga ati basore banjye mukomereza aho ngaho nako karakenewe courage basore banjye maze ubundi twite twirebera video isekeje kurusha izindi zose mu Rwanda niba ibyo byose wamaje kubikora let's go. Ayiwe tuzajya mu ijuru kureba bari uburenge kugusomera ahantu muri Zaburi umurongo wa 87 kugeza urashize noneho rero reka nkomeze musomere muri Zaburi reka twikomereze tujya guhita nkubwira iyi nkuru ya Yezebeli iboneka muri Zaburi umurongo wa 70 na kangahe aho bavuga ngo Yezebeli we nta kidayimoni uri kubona icyo kidayimoni reba hariya hehe hariya se ubwo hariya hari ikintu kirihora nta kintu gihari byihorera ubwo Yezebeli abafite abagabo 1877 n'abana 5555 pastor acha kidayimoni iki kidayimoni sinakikona hari twebwe ahanga turi twajanga mu masengesho ndetse ndagira ngo mbanze mumenyeshe yuko nta dayimoni nimwe yatwegeye nukirivuye yes iri nta dayimoni ngende kubona hasi hari ikintu isigara naseka nakazi kawe nosi ugihera ubwo uvuye mu mavuta reka nikomereze nacyo nakunganya mwami Yesu cyane igiki wageze mu masanganya ngomana we ucyumweru ndagaswi naripfuye mwizina rya Yesu. Aya mashyamba ntayaziragamo iki ndabona hari nabigihari reka nkomeze nisengera Imana niyoboye byose ndabizi rimirandiye ahangaha ijambo riri bunkomeze niriboneka muri Matayo 42 kugera kuri 5 kugera kuri 4 muramutse mumbabariye ibyo gusega ntabivamo nta nubwo nazagaruka hano urashize noneho baba we baba zuzuwe ndasubira kuri Kanyanga ntabwo nasubira gusenga nimumbabarira jyanye none urashize noneho mwiza we
nagukira ise kibura ise mwiza umva barijya none